Yesu nashimwe. Mahoro y'Imana nabane namwe. Mbere na mbere ndabifuriza umunsi mwiza wa Pentekote, umunsi w'ibyishimo, umunsi wo kongera kuzuzwa imbaraga, kongera kuzura umwuka wera. Ko nzi neza ko umwuka wera twaramuhawe kandi twaramusigiwe, umufasha mwiza, umujyanama mwiza, niwe utuyobora, niwe duteza intambwe ibihe byose. Amen. Reka dusenge Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, witwa nde kandi uzahoraho, izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Turakunezerewe kuri uyu munsi mwiza, umunsi mwiza wa Pentekote, umunsi mwiza wo kuzura imbaraga z'umwuka wera. Tunezerewe izina ryawe Data, nibavu muri akanya duhamagaye ubuntu bwawe, imbaraga zawe, gukora kwawe kuboneka mu ruhande rwacu muri akanya ibihe byose. Manukire kubana natwe Data, urinde buri umwe wese dukurikiranye, urinde buri umwe wese ubashe kureba iyi video. Ndakwigize kugira ngo imbaraga zawe zimubonekeho, kandi amavuta yawe Data aboneke ibihe byose, izina rya Yesu Kristo tuzagira tubyambaje. Amen. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Dore umunsi mwiza wa Pentekote, umunsi wo kuzura ibyishimo, umunsi wo kuzura imbaraga z'umwuka wera. Ndagira ngo umuririmbyi w'ijana na karindwi mu ndirimbo z'agakiza niwe waririmbye ngo twemezwa n'iki ko tuzagira mu ijuru, ngo n'umwuka wera wihoraho. Kandi igihe wumva urukundo, igihe wumva nta byiringiro, igihe wumva watenebutse, utumenya ko umwuka wera yigendeye. Amen. Uwiteka abe mu ruhande rwanyu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cya mbere, dusome umurongo wa 6. Amen. Byakozwe n'intumwa, igice cya mbere, dusome ku murongo wa 6. Haravuze ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, ese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Amen. Ku murongo wa 8 hakatubwira ngo icyakoza muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Uwiteka duhana umugisha. Riri jambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo wa 8, haratubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Umwuka wera twaramuhawe, kandi umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umurinzi, umwuka wera ni utuyobora, umwuka wera niwe utuyobora icyo tugomba gukora muri uru rugendo, kubera yuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka wera, ngabo bayoborwa n'umwuka wera nibo bazitwa abana b'Imana. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Ndakwifuriza ko kuri iki cyumweru, kuri uyu munsi mwiza w'umugisha Uwiteka Imana yaduhaye wo kuzura umwuka wera, umunsi mwiza wa Pentekote, ko Uwiteka Imana aboneka mu ruhande rwawe, ko Uwiteka Imana ngira akagushoboza, ko Uwiteka Imana ngira akakwambika imbaraga z'umwuka wera, ibyari bikugose n'ibiguciye intege byose ukabyiyibagiza, ahubwo ugahamagara imbaraga z'Imana zikongera zikaboneka mu buzima bwawe, kuko nzi neza ko umwuka wera abana natwe ibihe byose, kandi ajya dushoboza mu byago n'amakuba. Rero mwene Data, kwifuriza ko kuri uyu munsi imbaraga z'umwuka wera zaboneka mu ruhande rwawe, amavuta akagugota impande zose, Yesu Kristo akaba mu ruhande rwawe. Kandi humura, nubwo bigoye, nubwo bikomeye, nubwo ubona bikaze, ariko hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zibohora, hari imbaraga z'Imana zikiza, hari imbaraga z'Imana zisubizamo intege. Oh haleluya. Hari imbaraga z'Imana
zitanga agakiza, hari imbaraga z'Imana zikura ibyabona amakuba, hari imbaraga z'Imana zongera zikari mu muntu bundi bushya, hari imbaraga z'Imana zihindura umuntu icyaremwe gishya. Ndakwifuriza nanjye nifuriza kuri uyu munsi ko twambara imbaraga z'Umwuka Wera, twongera tukuzuzwa bundi bushya, twongera tukagira icyizere cy'uko Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu, kandi nidudacika intege Uwiteka Imana azabana nawe. Ijambo ryarambwiye ngo iyaba atari Uwiteka, iyaba atari Uwiteka wari mu ruhande rwawe, iyaba atari Uwiteka wabanye nawe cagiye, iyaba atari Uwiteka waguhagazeho wa munsi, iyaba atari Uwiteka wakurwanyiriye, ngaho haba harabagiranwe, ariko hashimirwa Uwiteka wabaye mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe, washimirwa Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu. Izina ry'Uwiteka Imana nihabwa icyubahiro. Nyemera muri aka kanya rero duhamagara imbaraga z'Imana, nyemera muri aka kanya duhamagare gukora k'Uwiteka, nyemera muri aka kanya duhamagare uburinzi bw'Imana bwongere buboneke ku buzima bwacu. Reka muri aka kanya nyemerera twongere duhamagare gukora kw'Imana bukongere kukangane ku buzima bwacu, ko nzi neza ko hari Imana iri mu gihugu cy'ijuru, hari Imana ishobora byose, hari Imana ifata bitavuga Imana byose ikabikusanyiriza hamwe, hari Imana ifunga umuntu bitavuga Imana, hari Imana itanga ubuzima, hari Imana ikiza abarwayi, hari Imana hari Imana yongeramo abantu imbaraga. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe, izina ry'Uwiteka Imana nirihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko icyo muzahabwa, icyakora muzahabwa imbaraga z'Imana, muzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera, ngo nabamanukira ngo kandi muzaba abagabo bo kumuhamya, ngo yaba aho muzamuhamya i Yerusalemu, ngo muzamuhamya n'i Yudaya, ngo muzamuhamya n'i Samariya, ngo no kugeza ku mpera y'isi. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Nyemera muri aka kanya dusenga Imana, kandi nzi neza ko Imana twizeye, Imana dukorera, Imana twiringiye, Imana iri mu gihugu cy'ijuru, kandi Imana itabara. Kadusenga Imana, gira kwizera yuko hari Imana ishobora byose, kandi hari Imana ikiza. Humura ubwo burwayi ufite, hari Imana yo mu ijuru yabukiza. Humura ibyo bibazo ufite, hari Imana yo mu ijuru yaza ikaguhereza igisubizo. Humura nubwo ubona bigoye, nubwo ubona biruhije, ariko ndashaka kugutangariza ngo muri aka kanya hari imbaraga z'Imana zije ku buzima bwawe, kubohora ubuzima bwawe. Ndashaka kugutangariza ngo muri aka kanya hari imbaraga z'Imana zigiye kongera kukugarukaho bundi bushya. Ndashaka kugutangariza ngo hari imbaraga z'Imana zije kubohora ibyaraboshye ubuzima bwawe. Ndashaka kugutangariza ngo hari imbaraga z'Imana zigiye kongera kukubaka bundi bushya. Nubwo wari ucitse intege, nubwo wumvaga utenebutse, nubwo wumvaga nta mbaraga ufite, nubwo wumvaga muri urugendo hari bikugoye, ariko hari imbaraga z'Imana zibohora, hari imbaraga z'Imana zikiza, hari imbaraga z'Imana zitanga agakiza. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe, izina ry'Uwiteka Imana nihabwa icyubahiro. Reka dusengane Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ishobora byose. Erega witwa ndiho kandi uzahoraho. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Oh haleluya, turakunezerewe kuri iki munsi, turakunezerewe muri aka kanya. Uwiteka Imana nyiringabo, mweretse buri umwe wese umurikiye muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwigizega amaraso ya Yesu Kristo amubonekeho, ndakwigizega uburinzi bwe mubonekeho, ndakwigizega gutabara kwe kumubonekeho, uburwayi bucire mu izina rya Yesu Kristo, gukora kwe kuboneke mu ruhande rwe mu izina rya Yesu Kristo. Leta lavokleto televeski, kuko uri Imana yo kwizerwa, kuko uri Imana yo kwiringirwa, kuko uri Imana ifite ubutware, kuko uri Imana ifite ubushobozi. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Ndirukana uburwayi mu izina rya Yesu Kristo, ndahamiriza uburwayi bwose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya kura kwa Satani ko
ndaze mu izina rya Yesu Kristo, ndamenagura inkike z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, ndaje va parler dos evokleto tailevo, ndaje kotala varleto zetolevo kleto taile halezo palevo ekotala varleto televos. Uwiteka Imana nyiringabo, Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana itaburi kubigenza, ndaguhamagaye kuri iyi saha, ndaguhamagaye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye uburinzi bwawe Data, mpamagaye imbaraga zawe, mpamagaye gukora kwawe, mpamagaye igitinyiro cyawe. Uwiteka Imana nyiringabo, bitavuga Imana n'ibiceceke, bitavuga Imana n'ibiceceke mu izina rya Yesu Kristo. Lepa lapa kito levels. Uwiteka Imana nyiringabo, Imana ishobora byose, senge abarwayi leveto palavale, abafite elekotalavice, abarwaye vakaite ofel kodenevong, ababajwe n'uburwayi levaketo lavaklezo tailevo mu izina rya Yesu Kristo. Jesu va parleveski, bashize mu biganza byawe, bashize mu biganza byawe, bashinganishe mu maraso ya Yesu Kristo wambigura gutaka umusaraba, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu uko hari ikoze ku buzima bwabo, urakoze Data kuhinduye amateka ku buzima bwabo. Kandi Uwiteka Imana nyiringabo, shinganishije imiryango yabo, shinganishije imiryango yawo mu maraso ya Yesu Kristo wambigura gutaka umusaraba, maraso ya Yesu Kristo bagotagota impande zose, imbaraga za Yesu Kristo zibabonekeho ibihe byose, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu ko ukije ubuzima bwabo, urakoze Data kongera gutanga ubuzima bundi bushya, urakoze Uwiteka Imana nyiringabo kuba bohoye bundi bushya. Izina ryawe nirishimwe, duciye bugufi imbere yawe Uwiteka, shigwe hejuru nk'Imana n'izina rya Yesu Kristo sabira tubyambaje, amen. Yesu Kristo abaho umugisha kandi amahoro y'Imana abanye namwe. Umunsi mwiza, umunsi mwiza wa Pentecote, Mwuka Wera aganje ku buzima bwanyu. Shalom, shalom.